uri umupfubuzi w'abashugamami uri kumva abagore bose bashaka kurangiza bahamagara Stone ko wambagaguye nanjye nkahita ngwamo tukata tunagumana tukabana. Uri muzima wa kigoryiwe uzi ko ibintu byagukoraho urabwira umunyarwanda ukamubwira ngo narya ari menge ugiye kumugendaho. Twoganye sinzi ibintu avuze ngo twaranye ngo twoganye ngo ndamutatsa muri ngo bamwe bari muri saro ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. None sinda yiye mu mazi kandi Jessica ntabwo yagudi kubeshya. Jessica garuka. Jessica fungura mike yawe. Ejo bundi ngo ntabwo nayifunguye ngo ntabwo yigeze gutatsa. Mfite ibimenyetso ariko n'abantu bari bahari ko ngenda ndakoheza amanimero yabo bahamagara. Bari muri hehe? Nubwo yabahamagara akababwira gute bararamuka banze kuvugisha ukuri ndahita mbabaga nkwereza ibintu byabo byose n'ababagabo babo byumve bamenye abagore batunze. Isura sigaze kurongora muri biteye ubwoba. Biriya ni ibiki? Byagenze bite Jessica? Kutari kubibwira gusa. Oya. Jessica mani barajyamenye ko yaraje arambwira ati umva ibintu ni gutya Stone ko yabisigaye bimeze ni gutya na gutya ati cyazo none hituro simfite kurekura ati none ubu nzana bamanika ndavuga ati mubu zamanika sindimo uri kumva gusa nyine ashaka kuba barabikoze to umunsi umwe dutandukanye na Stone bahise bajyamana na Jessica umunsi umwe wa mbere. None se Stone niba bitarabaye okay nani Stone uko ibintu byajemo inda uheruka kuryamana na Jessica ryari? Mani Jessica duheruka kuryamana kera hashize nk'amezi hafi 5. Wibeshya reka nkubwiye Stone reka ntabwo turi gutora reka ibyo ngibyo we byibagirwa. Shani hamagara DJ Sweet ndaguha nimero ze uhamagare Donna si inshuti yawe uburiri bwe mu cyumba cye murabikora kandi yarandaye ko mutajyana ariko uzi ko nabwenge ufite. Jana aryamye muri salon na Sweet nura mukobwa tura kubagana gusa nabyutse nzana amafi nza mu rugo amasorore yanjye ari kwa Donna n'ibikapu byanjye narabyutse nsanga muri stock nta kintu kirimo uri kumva kandi nza ari nyisho barambagagura mita njya kuzana amafi wanje negaboto yanjye wambobo ndaza ndagutekera ndakugaburira ndaguhembura dore wendaga gupfa umugongo warafatanye ni nagaruko umutuka se gute wafatanye n'indasinye ntabwo namugaburiraga nawe ukishije yarananutse cyane ntabwo wamugaburiraga. Sawa nyine nukuri kw'Imana pe nagarye uri kumva ari stress bad yamuye n'amasasu. Okay none ibyo ngibyo byo kuba mwimye umukandara nabibyo n'iki mbana namwe no mwimye boy Jessica yagusabye umukandara ngurangije ngo uramubwira ngo abwira Jessica ukugurire. Jessica uretse gato Jessica yabaye Jessica naraguye Jessica nyumva oya uyu se amarira iki Stone ni yanyishyurira inzu uri kumva na amafaranga agira itonde ubu tuvugana n'akazi afite ntago wanyishyurira inzu wowe ubwawe nzamutse n'ubundi mbanye nawe naba nzi ko nkakurerana n'umwana wawe kuko urabizi neza we inzu mbamo y'ibihumbi 100 ni wayishyura ariko uramushaka mubare kura kutwita. oya none se kankubwira sibye ko rero wazanye bino byose ukabikiranga ubundi uyu mwana wana yabakivuga atavuka agomba kuvuga ko nanjye wanyimye urubyaro. Jessica uretse gato ni gute uretse gato warangiye guhangana nawe nishaka ngurisha muri bumwe ugiye kuguhemukira mu buzima bwe warambabaje waramemukiye waranyandagaje kuba umwambeshye imyaka ngo mfite 32 naniyo ndaragera no muri tarani ubu ngiye guhangana nawe nishaka ngurisha isambu ndayimoni mu buzima bwawe utazigera wibagirwa mu mutwe wawe. Reka gukangana umicyo nkoza Jessica Godfather yikanga ibyo bintu ngo byo kumemukira ngaranga nashaka kubita umusubirizo nje mfite ingabo zinyengira. Warugiye kugiye kindi yego nari ngiye kuvuga biri ku bintu bimeze yego nje Stone ndi mu bundi buzima bwanjye uwo mukobwa ngo ni Jessica mwosha ni bari kumwe nta numwe nyikundana nabo yapa Ese nagukunda Stone aho ngaho njya kukugwarira singa ukunda urabizi Stone urabizi wowe twara breakinze nta kibazo gihari sawa bivuga uko ariko ntungere kunshiramo njewe none se we nagurimo kuri kuvugira muri ayibuza abandi
Jessica ko rero uyu nguyu yambagaguraga gayijwe iryo jwi ryawe rikure muri live ya Jessica uri Urakoze. Mwangire kunca ko sinsinga utajyamo se ntibakuborotse utajyamo se ntibari kukuzana bakavuga ukuntu utanamugabura wariye kucumara abandi nzara mukunda arabizi wamaranye nawe imyaka ibiri uretse gato mubasariye sindimwo uretse gato ariko washyana ry'umugore ntabwo rero mu kanya uri kuvuga ko waraye ijoro uri gupfukama ku byarire mu kabura urubyaro nyine rero se ndikusanga Jessica aranyumije washakaga kumubyarira utamukunda aho mwarashuze naramukunze cyane Godfather nese ari n'ibyumweru bibiri birashira mwikuyemwo ntabyo pe ntago nabesha ariko right now simukunda sinanamugwana sinanamusarira reka ahubwo se kuva atandukana na Shani amaze kurongora abagore banga umunani nje nanababura n'amazina nkana hano kuri rayi yavuge Shani ndi gusheta ibintu bitari byo Jessica amaze kurongora abakobwa umunani Shani arabizi neza yaramaze ngo nawe yagukumbura kandi koko sto nanjye namenye ko arongoranye ngo wacyagikuri ngo mbona risa uriya mukobwa yabaga mu gipangu twabagamo nje nawe ari umukozi wo mu rugo uri kumva ari bidi umwana we twayikoreraga iwacu mu rugo rwacu akanwa kagakuri kareshya n'ifuni hambimbwa kanuka katazi koga no kwambara ugatinyuka koga dikika ukagashyira muri rakumayira ndaye wallahi uri imbobo y'umwanda babiretse gatonya uri imbobo y'umwanda mane reka ngubwire no kuba nararyamanye nawe ndabyicuza gakubitwa n'inkuba itonde banza mubwize ukuri njyewe abagabo nahura nabo ni abagabo bari hejuru ya Tony ndamukunda yes singi uramukunda nago mukunda mubyarire boya bubyarangiye no gupfa kwanza ubu ngiye guhangana nawe kwaje none kujya babyemere Stone uzigera ugira amahoro ndi mihanda nuzigera wubaka ndi mihanda mu gihe nawe wamemukiye ukanyicura ubuzima uri kumva ukaburi n'imbobo y'injajwe iri kuzanga umugore wo gukobokeye imyaka 4 yose ugatenya ukazuka mubeshyera uretse gatonya wandaye we y'umwanda nabari umuntu abangira tukana n'icyo kibazo kandi je kubera we cece komeza reka mutinga Jessica mutinga nabavuge nareke kumyutungura nimba ashaka kuvuga navuga ibirangira man komeza jya mbere David akazi ngiye kujyaho mu kanya rero reka kiri umucyo kuri ibi bintu akazu wowe arwaye na sida ejo bundi warambwiye ngo reka tugende ujye kwipimisha warambwiye ngo wowe Jessica nje nago Shani mwizeye reka tujye kwipimisha sida niko yambwiye impamvu uri gukeka ko urwaye sida wirigusambana nk'isazano hose ubonye niyo mpamvu rero we Jessica ntabwo nzi gutukana tujya gutandukana twagiye kwipimisha kwa muganga ndagiye kumanuka man nje ibi ntabwo bishaka ujyaye baburetse gatonya none se Godfather ijambo ni ryo nje ntabwo naje hano gutukana man mujye mwiyubaha mu munanyubaye reka twagiye ngofate man umukobwa yarangiritse ameze man sinzi ntabwo namutuka just ariko nagabanya umunwa kabisa tujye muri ibi bintu nimba ari niyo ndafite nimba ashaka kuyibyara agenda yibyara ariko amahoro ataye yego wowe ikifuzo mukeneye simukunda amahoro agumana amahoro ye nanjye gumana amahoro yanjye n'urukundo rwanjye ndimo muri iyi ibyatsi mfite muri iyi minsi nyine babumve batuje nje ntago ndanamuboroka ndatera muboroka nje ndava kuri live muboroke Jessica barakuborotse komeza rero point yawe nsazigera yongera kubona kuru yanjye uziko nabandi ubutse udufaranga y'urwunyaka buri munsi wambobowe y'urwunyaka amafaranga 2 10 bitatu waretse kumwitingura umukobwa man allo ubwo mboroka none naye niyo tinga Mike yawe reka tumwumve uyu mukobwa Godfather wafashije man niba abanyarwanda bari kureba ibintu biri kuri no live watse kumyitunga umukobwa nka tugakemura ibi bintu ariko nuri kumyita fata ngaho twagiye Jessica ntiyongere kumuvugiramo wavuze umwanya uhagije reka tumwumve point yawe cyangwa kuvuza ni iki icyo nifuza rero nuko Jessica byama amahoro kubera ko wenda ikintu navuga ko cyamushimisha nuko yambona nje Stone ndi single nicyo yifuza wenda nicyo kintu numva nese ndafata uyu agasara nafata uyu agasara what the fuck nese achaka mu buhe buzima yandike ubuzima bwanjye ndimo ko nyuzwe nabwo ko nitunze katamenya ngo nariye nambaye iki nagiye hanasohokera aho tsokira hose abayamaye amafaranga yo kwishyura bill none kakumaze ikintu kimwe kubera iki uzi ko abigenza gutyo nyuma yaho mukongera mukabonana
ukamwandikira message nk'izi ngizi umwandikira nk'ejo bundi, wowe urumva atari wowe wikurira bino bintu? Kubwi impamvu namwandikiye izo message. Ariko ejo bundi avuga ko mwahuye ndetse n'iyi nda. None se reka kubaza ikintu kimwe, niba ejo bundi mwarahuye mukaryamana ndetse mukaryamaniraho aya masaha akavuga ko wamuteye inda, so urukumva kandi yaratumye na mushuti wawe mwibanga akaza kukubwira ko utwite, kugira hejuru uretse gato kwari uko Jessica avugira hejuru, ariko urumva nawe ntabwo ubuzima bwabo buvuyemo Stone. None mwashatse urukumva ibi bintu ushobora gutangira amakimbirane gutya, urukunyumva bigatangira gutya ari ibintu byanga byo kuri ntuza, ariko bikazavamo ibintu bibi. Turi kumwe, bitangira ari ugusakuriza hano gutya, ariko bikazavamo ibintu bibi. Ndabyumva. Ntabwo mwumva ko ibi bintu mushobora gutekereza ko muri gutwika kandi bikazaba bikuruta. Why don't you get the way to stop the shit? Muri abantu muziranye, muri abantu bakuru. Ngiyewe ibindi kubikubwira niba ubyibuka ejo bundi Jessica araguhamagara kuri telefone ukavugana n'umwana we, umwana akavuga ngo aragukumbuye, ukavuga ngo uraje murebe. Jessica ati baby I miss you, nawe I miss you too, ati nyohereza 2,000. Ibyo bintu byose yarabirikodinze yarabizanye no turabyumva. Umusaba 2,000 uri Kicukiro, urukumva umubwira ngo atahe. Icyo gihe yari kubaga uyu Shani byose yarabikoraga, biragikoraga, irabitego bitegaga byose azi wawe iwe mukararana. Ejo bundi agutegesha ya moto mukagenda hara muri bara abashuti banyu, wafashe n'undi mutipe ngo mujye ku kabari hasi ngo mugiye kunywa agacupa, yaraguhamagaye hano ari live, uramubwira ngo mumanutse aho hasi, uramubwira ko arakubwira ngo kutsize mu buriri, sinzi uko byumva. Ibyo yamubwiraga byarumvikanaga. None urukumva ibi bintu udashobora kubishyiraho umucyo, ibintu ni bibiri kandi ari byo byanzanye hano, nibyo byakuzanye. So ibintu ni bibiri. Jessica ibi bintu niba muri kubikoresha gutya, Jessica niba gukunda ubizi ko agukunda ariko utakimukunda kubera kukinisha urukundo rwe, ndakubwira impamvu ukinisha amarangamutima ye. Wowe wenyine uretse gato, wowe nguyu Shanisha ari hano aratubwira ko yatwibwiriye Shani mu bana ko wagendaga ugasanga Jessica ku kabari akaguha amafaranga ukajya kuyaguriramo inkoko umugore wawe Shani. Byarabaye ntibyabaye? Shani niwe wabigushinjije? Shani ari guserera na Jessica yaravuze ati nyine yaraza agafata amafaranga ukavuga ati ukamubwira ngo reka turye amafaranga y'ikigori cye. Yarahahaga akanyama rwose nta kibazo twibona. Amafaranga avanye kwande? Amafaranga avanye kwande Shani? Yamufelicitaga ntago ari yamuhaga mu ntoki. None urukumva stage akazana n'ibyo 5 cyangwa iryo 10 akaritaho kuri stage ukabana n'abandi bajizi banje tubyinana. Ukajyana kuko nabaga numfite inshingano tu ukajyanira umugore, ukajyanira sheri wawe Shani. Ndetse ntabwo uri kuvuga ngo njyanye ku mugore nimba ntacye mbamenga show ati turarya gute, namenye ibyo mahamani nese uko nugushyira umugore kumushira erega stonge nagerega nago ngukunda nago ngukunda. Okay, it's fine. Ahubwo wowe ungendaho wirirwa umamagara mbwira Godfather mweze screenshot z'ejo mu gitondo. Ntago nzongera basi, ntago nzongera. Rero tuze singukunda be namba ntago nzongera. Noneho umva Jessica twumvikana ikintu kimwe rero. Jessica ntabwo ukunda Stone nawe ntabwo agukunda. Dushobora gushaka uburyo icyo nje nifuza mukareka kugenda ku bantu bakundana nawe cyangwa bamenyanye nawe. Wabikora Jessica? Nda uwo mugore babana n'umujura yibye imyenda y'abandi, abantu baza kuduhiga ngo baramubuze kandi ngari kumwe na Stone bari gupostingana baje bashaka Shani niwe dore ngureka muguhe Godfather. Ziba wowe uri inzego z'umutekano kuri rero baza kurira ntago bazaho bajya gutanga ibirego se ku buryo abantu bari kumwe na Shani wowe urabyivuye ukavuga ati umuntu wese uri kumwe na Stone nta mahoro uzamuha. None ngewe impamvu ndi hano niba mvuna abahostinze, niba uri umukobwa ninde uyu mukobwa uwo ngo muri gukundana ninde we nani uwotera ureba ukuntu mwaje namufata umwana abandi muramutuka mumwita igisambo. Niba hari abacuruza tumvikanye nabo, mwebwe kubera iki muri kuza kumuharabika mukamwita igisambo mukamwita indaya ngo afite umugabo ngufunze? Kubera iki muri kwinjira mu buzima bw'undi muntu kandi abangaba yambuye? Kubera iki batajya kumurega ko bafite ukuntu bamenyanye? Mwebwe mwahindutse izihe nzego ziza kwibasira uriya Teri kandi nta kintu mufite mupfa nawe, ahubwo kubera ari kumwe nande n'umugabo wanyu Stone? Urukunyumva? None umuntu uri kumwe na Stone mukamubaga buretse gato nakubwiye ko mwite itonde mbanze ngubwire buretse gato nanjye ngubwire ari fatano na hosting yakazana Tera kuri table yanje uri kumva
kugira ngo baze bambabaze baryane iminwa imbere yanjye mu maso yanjye, agasanga nanjye abahosta baba ex be bose baje kunshyigikira no kumfasha kwihangana, urumva bikarangira uwo mukobwa asinze nk'imboba agatangira gucira inkonda mu kabari kanjye, agaseba akaryama mu muhanda mu kabari kanjye. Ibaze nawe umuntu w'umu ex wawe mwabanye imyaka ingahe akagukorera ibyo bintu kandi uzi ko unamutwitiye, ubundi wowe nabigenza gute? Ubundi kavuze ko turangizanyije mu buzima, ayushwa neza yuko birangiye, uri seriye ko ejo atazongera akamumagara? Ese inda yo biragenda gute? Aha, reka aho ngaho twumve Stone, urahamya ko utazongera guhamagara Jessica? Jessica, uremera ko aya masaha aho kugira ngo ujye wibasira abantu bose bari kumwe na Stone kandi ukazakora nk'ibigize ibyaha kandi ko atari byiza, wakwemera kuva uyu munsi Stone ukamwibabarira ukamureba kuvuze ko utamukunda utanamushaka? Jessica, njye nta kibazo. Hanyuma yinda uzayibyare yayigushyizemo ku gahato? Mwabyumvikanye mujya kuyimutega? Yagusabye mbabwiye ikindi cya kabiri kubera iki wamubona? Nta mutima ndwaye, banza unyumve, nta mutima ndwaye. Uwo muhungu n'ubundi binyankoreye ni byinshi cyane, ahubwo kuba naramuhemukira ndikimara. Kumuhemukira navuye mu buzima uva nica uko bingiye kumukorera. Waramuhemukiye? Oya, ngomba kwihorera kubera ukuntu aje akansebya ngo mfite imyaka 32. Icyo none nicyo kinambabaje kandi nataranageza no muri 30. Rero reka mbanze ngurabure Weston, guhera uyu munsi ujye ugenda urya urimenge mu muhanda, kuko Jessica agiye kukuzira. Ubundi nagukundaga nkakubaha ukanyaka amafaranga nkayaguha yaba ari 40,000. Jessica, wari uzi ko aya masa reka ntugakoresha amagambo y'abapfapfa. Ibyo bintu bivugira hano uretse gato, ibyo bintu bivugira hano ku karubanda ukabwira umuntu ngo urya uri mwenge ngiye kukugendera, aramutse agiye akanyerera agakubita umutwe hasi, wari uzi ko wamubazwa? Aya magambo uri guhurutura ku karubanda ukavuga ko umuntu akugendera menge kugiye kumugendaho, aya masaha aramutse apfuye nuko nyine uri kukubwira ko inda none agomba kubanza unyumve. Ayo magambo uri gukoresha, imyenda y'umwana. Jessica, ntabwo nkwemerera. Ayo magambo uri gukoresha agize ibyaha, ntabwo ari byo. Ntabwo ufite ububasha, ntabwo turi mu gihugu kitagendera ku mategeko kurya ubwira umuntu ugiye kumugendaho ngo arya ari menge. Uri muzima wa kigoryiwe, uzi ko ibintu byagukoraho? Urabwira umunyarwanda ukamubwira ngo narya ari menge ugiye kumugendaho? None ntabwo butwitiye, ntabwo tuzajyana kwipimisha inda kwa muganga namugendaho, ntabwo azagura imyenda y'umwana. None ko dutandukanye aha ngaha kuri live, niyo mpamvu kuko nzamugendaho nyine kubera ikibazo cy'inda dufitanye, nta by'urukundo. Hari abagabo bahamya hari abagabo bahari yaguteye inda bahari? Oya, twaryamanye bahari, barabyumvishe ko twaryamanye kuko naratakaga kominduru ya danje. None se kankubwire, sibyo n'abana ari kuvuga ngo abasazi Imana, mujye mumenya ubuzima bwanyu n'ibyizere Imana yabahaye. Ariko nimba ngiye aka kanya ndimo ndabagana n'umu ex tumaranye imyaka 4 yose, uri kumva turi kubagana gutya ku karubanda, nk'umuntu akaza muri comment akavuga gutyo, uri kumva ngo rekana n'abasazi Imana. Reka nkubwire nawe, wowe bivuze mu buzima bwawe n'ubuzima bwanjye buhise buba difference. Okay Jessica, ntabwo twiziranye. Ikindi kandi mgiye kukubwira, sinjya ninjira mu buzima bwawe bw'urugo rwawe, nanjye mvira mu buzima bwanjye n'urugo rwanjye. Sinzi impamvu ukunda kungendaho mu bibazo byanjye mba ndimo. Kandi ikindi wego difada ngiye kukubwira, ikibazo cy'uyu mwana, ese urashaka kinda tuyikuramo? Bivugira kuri live rero, kuko uri kuvuga ngo sinzagende kuri Stone kandi mufitiye amaraso. Noneho bigende gute sasa? Mufate umwanzuro. Stone, umusa nibyo mu byumweru 2 bihari uyu mubibe atwitira ibyumweru 2 yawe? Ntago mbizi ko ntago ari byo to. Ntabwo uri sure? No, urukumva Jessica, ndeka nkubwire niba yaragutumyeho umuntu bro. Ese yagiye abwira genge yanjye, umva ukuntu yabwiye mushiti wanjye. Yego. Yaragiye aramubwira ati ubwire Stone ko nabuze period. Ibyo byonyine. Ibyo bikoze ryari? Nta nubwo mgiye mbyibuka kuko ejo just nuko twavuganye ari. Stone umuntu wabanye nayo imyaka 4 uko bizi Jessica, uretse amahana agira no gusara kwe,
hari ubwo Jessica abeshya? Stone, Godfather, mu makosa ushinja Jessica arabeshya? Ni umunyabinyoma, ashobora kubeshyera umuntu cyangwa agahimba ikintu? of course yabikora. Okay Godfather, hari amavideo nafashe Stone aryamye turi muri iyo nzu uwo mukobwa nanatetse. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo uwo mukobwa nawe yashakaga ibimenyetso byinshi byo kugira ngo ajye kwiyamasha ni bari kubagana. Kugira amenye yuko neraranye nawe, ubwo ibimenyetso byose birari, ntaje mbikoherereze kuri WhatsApp. Ntabyo nkeneye, ndakubujije. Nubikora urasanga ba Kejoni Mageragere. Ntago mbisiba. Bisibe. Ntago nabisiba. Kandi arimo aransebya. Ari kunsebya yiyakaninda kandi ariye gute nsibimenyetso. Ntabwo wemerewe gufata umuntu amavideo atabizi, wakigorya ibyo bintu barabigufunga. Oya, nta kibazo mu gihe yabyakanye itariki iyo video iba yarafatiwe n'iyo foto nzayereka RIB. Urumva? RIB yemerewe ibimenyetso ariko we ntabwo byemerewe. Ngiye ntubimpe, ntabyo nshaka. Nakwambiya yanga kugura imyenda y'umwana direct muri RIB. Uri kumva? Noneho kugira ngo nabyemere Stone, uzansaza aho tume mfata ivarisi ngiye Norvège nicari wanyu. Papa angaburire. Uzi ko setsa. Angaburire uyu mwana mubyare bundi musige wanyu nikomereza ubuzima bwanjye. Nasoni wowe. Bani papa Stone n'ubu mukanya agiye kuza kunsura. Nta kibazo gafitanye n'umuryango. Niba uri ndawe warananiye ukunda abagore b'abagabo babandi, uwo terafite umugabo ufunze Mageragere zira kwiba. Uri kumva iyo nzu ryamyemo umunsi nisa, ubundi kuki ukunda abagore b'abagabo babandi, abwo bazakurasa mu bwonko. Biri gusambanya abagabo babandi, abagore bubatse. Uri kumva neza bobo? Man, Godfather umukobwa ntiyongere gutukana mana mfasha. Uraburyamana na se w'umukecuru w'imyaka 40. Godfather ifoto yari yashyizemo hano. Uriya mukobwa, uriya mugore ufite abana bangahe we muraryamana? Naramututse urabagana, screenshot ndazifite, arambwira ati okay Stone ndamuretse sinzongera kuryamana nawe, reka ngumane na Kizi. Uri kumva? Uraburyamana n'umukecuru w'imyaka 40. Wewe uze kuvuga kwigira mbirikanye. Uri umupfubuzi w'abashuga mami. Uri kumva? Abagore bose bashaka kurangiza bahamagara Stone. Kuko Stone umva buretse shani. Wowe ukunda amafaranga, bakugurira urukweto, bakakugurira umwenda, nuzi kwigurira umwenda, nuzi kwigurira urukweto, utunzwe n'abagore, niyo mpamvu uri umupfubuzi. Abahungu b'Kigali bwo bose baba bari kumirwa bavuga wamwambuye ubumanzi bwe akifite imyaka 17 kandi nawe uri mukuru. Umva banze nkubwire. Uwo munsi dusambana nago yari imanzi, yari yaryamanye n'umukobwa bita Sonia wabyinaga ku Kinamba. Umbwire nawe ngo nimero ze nzikoherereza. Byari bararongoranye. Wajya kujya no kumurongora mu Kamenge wowe. Uri kumva? Unsize mu buriri. Nane ngo hari imanzi. Nimba hari imanzi se imanzi irarongora ikatirangiza ikamenya no gusambana. Igo, ihita bimenya ko kanya. None ureba porono uri umwana w'imyaka 17. Ko wambagaguye nanjye nkatangwamo tukatatuna tukabana. Sikuri umusazi. Ega njye mfite ibimenyetso, mfite n'abantu babizi batuzi tubarambunya akabanda ku gasoko. Oya muvuga kubijyanye n'inda Jessica wivangagura. Oya kubijyanye n'indabyo ni ibyanjye ko ninjye twiteye ndiri mu nda yanjye. Uri kumva neza?